Hello guys, umunyarwenya rumaze iminsi yitabye Imana Bakame Comedy, uyu munsi akaba aribwo yaherekejwe n'inshuti n'abavandimwe, ndetse uyu munsi nibwo yashyinguwe, akaba yashyinguwe mu irimbi rya Makamba. Umunyarwenya Bakame Comedy akaba ku munsi wo kuwa gatanu aribwo hamenyekanye inkuru y'inshamugongo ivuga ko Bakame Comedy yitabye Imana. Uyu Bakame Comedy ni umwe mu banyarwenya bakunzwe hariya mu gihugu cy'i Burundi, usibye mu gihugu cy'i Burundi na hano mu Rwanda yari kugenda yigarura imitima y'abatari bakeya. Mbere yuko dutangira kureba ibyaranze Bakame Comedy, reka ngusabe ukande subscribe. Nanabone rero kubasuhuza mwe mudukurikiye muri Bujumbura, za Ngozi, za Kibitoki, namwe muri Makamba. Abari mu Rwanda namwe reka mbasuhuze. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo, ndetse namwe muri mu ntara y'umujyi wa Kigali, reka mbasuhuze. Umunyarwenya Bakame Comedy uyu munsi nibwo yaherekejwe n'inshuti n'abavandimwe. Uyu munsi nibwo yashyinguwe, akaba yashyinguwe hariya i Makamba. Umunyarwenya Bakame Comedy ni umunyarwenya ari kwigarura imitima y'abatari bakeya, usibye hariya mu gihugu cy'i Burundi na hano mu Rwanda. Yari arimo aragenda yubaka izina rye mu buryo burenze. Umunyarwenya Bakame Comedy ni umunyarwenya ukunzwe hariya mu gihugu cy'i Burundi, dore ko yegukanye n'ibihembo bigiye bitandukanye by'urwenya hariya mu gihugu cy'i Burundi. Gusa ntibyabashije kumukundira ko yakomeza mu buzima. Ku munsi wo kuwa gatanu nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo mu Barundi ivuga ko Bakame Comedy avuye mu mwuka, cyangwa se Bakame Comedy yitabye Imana. Uyu Bakame Comedy akaba yakurikirwaga n'abatari bakeya, yaba ku rubuga rwa Instagram, Facebook, cyangwa se urubuga rwa YouTube rukoreshwa n'abatari bakeya. Uyu Bakame Comedy akaba yari akunzwe cyane, ndetse ni umwe mu banyarwenya bari bameze neza. Uyu Bakame Comedy akaba yitabye Imana ku myaka ye 38. Urumva ko yari umujene wari ukiri mutoya, ndetse yari umujene wari ukiduhereza ibintu byinshi bitandukanye mu rwenya, ndetse yari umujene wari ufite ejo hazaza. Ariko Imana ntibashije gukunda ko uyu Bakame Comedy akomeza, cyangwa se akomeza gusetsa abatuye isi. Imana imukunze kuturusha. Gusa reka tumwifurize kuruhukira mu mahoro aho agiye, azahirwe, ndetse ko natwe tuzasigara tumwibuka. Perezida w'igihugu cy'i Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko yababajwe n'inkuru y'uno mugabo, inkuru y'inshamugongo ivuga ko Bakame Comedy yitabye Imana, dore ko Bakame Comedy yari inshuti na Evariste Ndayishimiye, kuko hari n'amafoto menshi yagiye agaragara ku mbuga za Bakame Comedy ndetse no ku mbuga z'uyu muperezida ari kumwe na Bakame Comedy. Bakame Comedy ni umunyarwenya wari watwaye ibihembo bitandukanye byahariya mu gihugu cy'i Burundi mu banyarwenya bitwaye neza, dore ko yakurikirwaga n'abarenga 65,000 ku rubuga rwe rwa Facebook page. Kuri YouTube akaba yakurikirwaga n'abarenga 50,000 ndetse birenga, ariko ubu ngubu akaba yamaze kuva mu buzima, ndetse akaba yamaze kuba yashyingurwa. Nka Ndigi News tuboneraho kwivuriza Bakame Comedy kuruhukira mu mahoro, ndetse aheza ko ari mu ijuru. Tunihanganisha umuryango wa Bakame Comedy ndetse n'abarundi muri rusange. Ndabashimiye rero, niba ari ubwa mbere ugeze kuri chaîne yacu ya YouTube, kanda ku ijambo s'abonner, turajye tubana mu biganiro bitandukanye.